urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwafunze Grace Room Ministries ya Pasiteri Julienne Kabanda. Tugiye kureba ese niye mpamvu ubundi Grace Room yaba yafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora impuzamutorero Grace Room Ministries rya Pasiteri Julienne Kabanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya RGB rivuga ko Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa n'intego zayo nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. RGB ivuga ko imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiye uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. RGB iti imiryango ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyo miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Grace Room Ministries iyoborwa na Pasiteri Julienne Kabirigi Kabanda ikorera i Nyarutarama ni rimwe mu matorero afite abantu benshi muri iki gihe ndetse hashize iminsi rikora ibitaramo muri BK Arena bikitabirwa n'abantu benshi. Twagerageje kuvugisha Pasiteri Kabanda ku murongo wa telefone ariko ntiyabasha kwitaba. Amakuru igihe ifite ni uko kugira ngo Grace Room ifungwe byashingiye ku kuba yarakoraga ibikorwa bitandukanye n'ibyo yaherewe uburenganzira. Ubusanzwe mu mategeko y'imiryango itegamiye kuri leta harimo ko minisiteri iba ikora ibikorwa by'iterambere bidafite aho bihuriye n'iby'insengero. Itegeko risobanura minisiteri nk'itsinda ry'abantu rishamikiye ku miryango rikora ibikorwa bigamije iterambere. Bitandukanye na Grace Room yakoraga ibikorwa bisanzwe by'amasengesho, ibikorwa bimeze nk'iby'urusengero kandi uburenganzira yahawe atari ibyo bugena. Yarenze ku byo amategeko bimeze bityo mu cyumweru gishize habatijwe abantu barenga 500 ndetse bisanzwe bikorwa. Pasiteri Julienne Kabanda yakunze kuvuga ko muri 2018 aribwo yagize iyerekwa ryatumye atangiza Grace Room Ministries ifite intego z'uko mu myaka 7 izaba yarafashije abagera kuri 2 miliyoni kwakira Kristo Yesu no gufasha abababaye. Rero ko turebere hamwe impamvu muzi y'ifungwa rya Grace Room Ministries. Buri wa kabiri na buri wa kane guhera saa 11 z'umugoroba abantu baba ari urujya n'uruza berekeza i Nyarutarama ahakorerwa Grace Room Ministries bagiye gusenga ku cyumweru, nabyo biba ari uko guhera saa 9 z'amanywa. Mu ngingo aya materaniro
ntabwo azongera kubaho nyuma y'aho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangaje ko rwambuye ubuzima gatozi Graceroom Ministries nyuma yo kutubahiriza amategeko. Nta yindi mpamvu yigeze isobanurwa nk'icyagendeweho mu guhagarika Graceroom Ministries. Gusa amakuru ahamya ko byatewe n'uburyo yakoraga byari bihabanye n'ibyo yemerewe gukora. Ubusanzwe mu itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere hari ibyiciro 4 bihabwa uburenganzira bwo gukora. Muri ibyo byiciro itorero niryo risabwa ibintu byinshi birimo inyubako, imikono y'abantu 1000 n'ibindi. Ikindi cyiciro ni icyitwa Ministeria cyangwa se Ministry, ari naho Graceroom ibarizwa. Ministeria iba ishamikiye ku nsengero ariko igakora ibikorwa by'iterambere. Urugero ni nka Community Biblique au Rwanda. Ministeria ishamikiye ku madini atandukanye ariko inshingano zayo ni ukwigisha Bibiliya, ntabwo ari ugusenga. N'izindi ministeria zijyaho itegeko zisaba gutanga urusengero zishamikiyeho. Ziba zikora n'ishami rishinzwe ibikorwa by'iterambere by'itorero. Ubirebye mu buzima busanzwe ni nk'uko wagira minisiteri ukagira n'ikigo cyishamikiyeho gishyira mu bikorwa ibyo ikora cyane biganisha ku iterambere. Ubwo Graceroom yasabaga ibyangombwa yiyandikishije nka Ministeria kandi uburenganzira ihabwa ni harimo gusenga. Iyo yabirenzeho itangira gukora ibikorwa by'amateraniro kandi atari byo yagenewe gukora. Pasiteri Julienne Kabanda mu mategeko ntabwo ari mu nzego z'ubuyobozi bwa Graceroom Ministries. Ubuyobozi bw'iyi Ministeria buhagarariwe na Kabanda Stanley, umugabo wa Pasiteri Julienne. Uyu Kabanda Stanley afite itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly. Mu gusaba ibyangombwa bya Graceroom niryo ryari itorero bigaragara ko ishamikiyeho. Itegeko rihana ryihanukiriye abakora mu buryo butandukanye n'ibyo bari baremeye gukurikiza. Icyo ni kimwe mu byabaye kuri Graceroom Ministries. Graceroom Ministries yageze aho ibatiza. Ku itariki ya 1 Gicurasi, ubwo ni itariki ya 1 z'ukwa gatanu, abayoboke 500 ba Graceroom Ministries babatirijwe mu mazi menshi mu gikorwa cyabereye muri Tennis Club mu Rugunga. Uyu mubatizo usibye kuba warakozwe n'abantu batari babifitiye uburenganzira, wanakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RGB ku itariki 7 Werurwe 2025 yashyize hanze amabwiriza asaba amatorero ko abashaka kubatiza bajya babikorera ahari insengero zabo kugira ngo bikureho ibikorwa byari bisanzwe bikorwa by'abo bantu bajya kubatirizwa mu bishanga, mu migezi n'ahandi bashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Inyigisho za Graceroom Ministries ntizivugwaho rumwe. Kuwa 9 Gicurasi 2025 ku rukuta rwa Twitter rwa Graceroom Ministries hashyizweho ubutumwa bugufi buvuga buti ikiganza cy'Imana
kiri gukiza ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse bukomeza buvuga ko mu materaniro yo kuri uwo munsi hari ibindi bitangaza byakozwe. Ubwo butumwa bukomeza kuvuga ko hari igitangaza cy'umugore utarigeze akandagira mu ishuri na rimwe, ariko bitunguranye umwuka w'Imana umwigisha gusoma, kwandika n'ibindi. Hari amakuru avuga ko zimwe mu nyigisho zitangirwa muri Grace Room Ministries zihabanye n'ibyo leta yifuza ko byigishwa, kuko icyo ishaka mu madini ni ukwigisha abantu mu buryo bubafasha kwiteza imbere. Ngayo nguko rero ni ibyo bya Grace Room Ministries ya Julienne. Nimba iri bufungurwe, nimba iri bukomeze ifunze, I don't know. Abasenga mukomeze musenge, abiyambaza Imana mukomeze muyambaze, gusa byose ni Imana ibikora. Nibabona ari ibiciye mu mucyo bazabifungura, nibabona atari ibiciye mu mucyo nuko mukomeze mukande subscribe, mbese mukanda subscribe, mbibutsa gukanda like, share na comment.